bana barashakanye, ababyeyi babo barabashyingiye, ndetse babafashije no barabubakiye, babahaye, basangiye ibyo bafite. abantu babiri bananirwa kubana bate? ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Ubundi ntabwo bamusubije, ariko nge namusubiza. Nyakubahwa umukuru w'igihugu, abo bantu basenya bataramara n'imyaka 2, twongeye tubisubiremo. Akantu nari nibagiwe kajyanye n'iyi ngingo nuko yego tubaye ikaze nanone kuri KOP. Tugarutse mu kiganiro nanone cy'uyu munsi. Twari tumaze iminsi igera kuri ngahe tutagaragara hano kuri kamera zacu zo kuri KOP, ariko turagarutse nanone na mwarimu wacu, mwarimu dukunda. Nta kibazo rwose tugira muri iri shuri iyo hari iyi classe, turayishimira iyo yicayemo. Okay. Ni nayo mpamvu hari n'abajya baza ntitubishimire, sinzi impamvu gute. Ugasanga hari nk'undi waje kuduhereza amasomo ntituyumva ayo masomo ntituyarebe. Ariko nabyo bisaba kugira ngo kubamenyera nta shuri ry'umwarimu umwe ribaho. Yego. Bibaho, ariko ntabwo amasomo y'umuntu umwe ntabwo abahayije. Reka tujye ntacyo ubwo tuzagera. Abarimu barahari benshi, ubwo tuzagera aho tujye tubazana. Hari abigisha iby'ubukungu nk'aba coach Alain. Hari natwe dufite abo twigiraho. Umusaza w'umupasiteri ngira ngo niba yitwa Mbabazi, niba yitwa nagiye, hari utuntu nagiye nkata nkaguha, nawe arigisha. Uribuka ko nakubwiye ko na Sauda n'umwarimu nawe kuri muri domaine ye. Uriya mupasiteri nawe mu ngamba ahagazemo neza cyane. Ntabwo nari muzi, ariko ubu namaze gukanda subscribe iwe. Wari yabonesheje? Agira yitwa ngo ubumwe bw'aba reka nze ndebe ko namwise nako ntuzaye. Uriya mu pastor nubwo nyine ahuza ubuzima bw'umuryango na ubumwe bw'abera ministries, niko yitwa. So rero uriya mugabo rwose ategura inyigisho neza, akaba harimo ibintu ushobora kuvanamo bigaragara. Yabubwiye abantu ibintu bitatu ugomba kuvana mu rugo rwawe. Akakubwira abantu 7 ugomba kuvana mu buzima bwawe. Coach Alain nawe akavuga abo ugomba kuvana mu buzima bwawe ngana bukungu njyabukire. Donc abo bantu izo zose n'inyigisho uko baba bateguye. Twebwe hari rusanga twigisha ibijyanye n'umuryango, ariko hari abandi bagiye bafite ubunararibonye mu gutegura amasomo kandi akagera ku bantu neza. Yego. Nk'iyo mfashe ntuza nk'uwo umupasiteri uyu ubumwe bw'abera ministries, ba bantu 7, hari umuntu ni benshi, 7 ni benshi, ariko yabivuze impamvu nagateruye ahantu yavuze umuntu utajya ashima ibigenda neza, igihe cyose akabaho ari uwo kugaya ibigenda nabi. Wagira ngo niko kamere y'umuntu iteye. Ikosa rimwe, ukafata urugero, umuntu ashobora kuba ari umukozi muri entreprise amazemo imyaka 5, ariko gukererwa iminota 15 ukagira ngo ikigo cyasenyutse. Ntubanze ngo urebe muri iyi 5 yakoraga ati cyagenze gute, umusaruro yazanye ikigo cyungutse gute
kubwe hanyuma cyahombye gute kubwe kuri iyo minota 15 Mm. muri iyo myaka 5 wigeze umwirukana ariko iminota 15 ibaye ikindi kintu kandi buriya wabishaka utabishaka umuco udashima umuco wo kudashima wangiza byinshi Mm. uca intege n'uwari ufite courage akumva ntacyo akorera fuko abantu biga gushima abana ababyeyi tumenyereye gushima abana ngo nuko yagize amanota meza ariko ntushobora kumushimira ko yabyutse kare ntushobora kumushimira ko hari uturimo yakoze mu rugo yibwirije ariko yakwibeshya yamanukaho amanota cyangwa se yatinda gutaha ukumva ni ibintu bikomeye kandi umumaranye imyaka 15 muri iyo myaka 15 se nta kintu na kimwe rero umuntu udashima aravuna ariko abantu rifo ke tunabyiga twigishe abantu uwo muco umuntu nakubonamo akantu kamwe akakagira ikivugo ariko se igihe abereyeho cyose nta kizima yigeze akora ibyo rero nibyo ni ngombwa ubwo ndashima uwo musaza ndirinda amazina ashobora kuba ntarayafashe neza ariko numvishemo Mbabazi baramuzi musaza w'inzobe kandi icyo yo channel ye iyo ministry ye yitwa ubumwe bw'abera afite inyigisho nziza cyane ziba ziteguye ni ibintu avuga ni nk'ibyo natwe tuvuga ariko we abitegura neza methodically burya nyine rimwe kabiri gatatu kane uhita wumva ko bifasha abantu yego umeze ute mwari nibisanzwe weekend yawe yari imeze gute bo weekend nararuhutse niko ntekereza umunsi w'umuganda ku wa gatandatu ku cyumweru nabwo nararuhutse yego ku wa mbere bwo ejo nibwo nasohotse muri Kigali ko nagiye Kibeho na ahantu kure cyane yego njyayo hari habaye n'umunsi wabiyeguriye Imana ngira ngo hari abantu bihaye Imana benshi cyane ababikira abafurera abapadiri abasenyeri twahuye harimo abo bamwe tunaziranye wabonaga ari ibintu byahuruje abantu benshi nabonye harimo n'abari bavuye za Nyagatare Notre Dame du Bon Conseil yatabagwe narayihabonye twari duherutse guhurira ku cyumweru gishize 18 twari twahuriye Shangasha nabonye ko ari ibintu byari byahuruje abantu benshi Kibeho nyine ariko hamaze no kumera neza nabonye abantu harabonetse abashoramari benshi harasa neza cyane n'uduhanda tuzenguruka icyo nakwita nka n'umujyi se cyangwa ni nka quartier religieux kuko igice kinini cya Kibeho ni mu bihaye Imana Marie Merci paroisse ikigo cyita ku bana bafite ubumuga bwo kutabona Mère du Verbe nasuye n'ahantu bita mu Iviro kuko nari narigeze kuhagera hatuye abantu babandi none urabamenya ndabamenya abasoze batinze nabamenya igeze kubambwiraho so fenomene yabo abo twita basigajwe inyuma n'amateka mu Iviro nigeze kubasura ebana baba mu nzu zabomotse zirimo ibintu by'ibikori amashami y'ibitariyo bisubona basa n'abarara hanze narabishimye ko akarere ka Nyaruguru kari kabafitiye gahunda bambwiye ko babajyanye mu mudugudu wa Munini ariko ndongera ndababona mu mujyi wa Kibeho buzuyemo bavuye ku Munini kubera ko ku Munini hatateye imbere nka Kibeho barongera bakagaruka ubwo utanzasubirayo ngere ku Munini ndeba amazu yabo abantu babamo ko bambwiraga ko baza bakitsimba hafi niba bava ku Munini bakaza Kibeho gushakisha bagasubira ku Munini nta kibazo nzareba ubwo n'akarere ka Nyaruguru kabe kabyumva ninjyayo nzajya kureba uwo mudugudu ndebe n'ibizo nzu bazibamo ariko hari igihe usanga mu rugo rw'abantu batanu wenda batatu birwa bagenda gutyo babiri bakasigara byabari bajyanywe n'amahoro Nyaruguru bisanzwe ngiye ntago nyangenzwa n'ikitari amahoro sinzi wajyane wo gutabara wajyase no gutabara it's okay ariko nta amahoro urumva ukuntu warunsimbukanye no erega no gutabara mu bundi buryo bari amahoro oya cyetse gutabara wagize impanuka ariko wagiye neza
ntabwo twubyita amahoro. None se bundi mu byago se abantu ntibaganira bagaseka, wenda icyo ntakwita amahoro no gusura umurwayi kwa muganga sibwo nabyita ngo no de toute façon tugenzwa n'amahoro. Yego. Kandi ni ahantu nari nkumbuye ko nari maze nk'umwaka umwaka wari ushize ntagiyeyo, ko naherukagayo mu mpera z'umwaka wa 2024. Gusa Nyaruguru ni nziza cyane, isa neza nubwo ubona ko abaturage nta kintu bafite. Urabireba mu mirima yabo ku misozi, nta kintu wapfa kuvuga usibye icyayi. Biragoye kugira ngo ube wavuga, nkurikije aho nagiye guturuka Huye kugera Ikibeho, simbizi. Ni imisozi myiza gusa ariko iriho amashyamba, amakara niyo nka base itunze abantu bahari. Amakara, yego, batwika amakara cyane. Ariko ibijyanye n'ubuhinzi usibye icyayi nta kindi kintu nabonye. Kese niba nasanze barasaruye insina zaho, ntabwo zivuguruye, ni gakondo. Ibi byinshi ni amashyamba pe. Noneho Kibeho yo ni Kiliziya Gatolika yaragose neza yarahihariye. None imisozi nk'ibiri itatu, Nyarushishi, Kibeho kuri paruwasi no hino mu mujyi. Urumva munsi ya gare n'isoko hari ishyamba bivuga ko nabo bari hafi kugira. Ka gasozi kose kuri paruwasi n'ayo mashuri hose ni ibintu bya Kiliziya Gatolika. Ubona ko ni umujyi bigomba kugira vision, abantu ugomba kuzatera imbere biciye kuri Kiliziya Gatolika kuko ni hafite ibikorwa byinshi. Ariko bigomba kugirirwa strategy, inzego zigakorana, inzego za leta zigakorana n'iza Kiliziya. Kuko icyagaragaye nuko Kiliziya ariyo yagaragaje ko ifite ishoramari rinini muri Nyaruguru, muri Kibeho. Ubwo rero leta igomba kuyorohera, ariko n'ubundi mbona bisa naho birimo. Nabonye n'ahantu bubatse ahantu muri ya gahunda yo kuzana amahoteli n'ahantu n'amacumbi, hari aho babereretse rega irihangana bubaka munsi y'urutsinga. Urumva nabyo ni bwa buryo bwo gukurura nyine bwo kureshya imbere ya Radio Maria. Rwose ubona ntuza, iyo urebye mu buzima busanzwe aho hantu inzira munsi y'urutsinga rwa haute tension. Ubundi ibintu bitakunze kubaho. Meme na moyenne station ntabwo babyemera. Bari muri danger. Oya ni kigaragaza nyine ko baba danger ishobora kuba yabaho cyangwa se ntibeho, bishobora kumara imyaka na 20 na 30 nta kibaye. Ariko rucitse byo byaba ikibazo. Ubundi bavuga ko bibujijwe, naho honyine nabibonye ko n'ubushize njyayo nabwo rero nabibonye. Inzu neza nkuko iyi meza yaba ari inzu urarurutsinga. Ariko nabyo uhita ubyumva nyine. Niba umushoramari ariho yari afite ikibanza akeneye kugira ngo nuko nyine byarabaye ariko ntibikunze kubaho, nta handi ndabibona. Yego. Uyu munsi rero nanone turaza kugaruka ku muryango nk'ibisanzwe. Ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe yawugarutseho cyihariye, akibaza ni gute abantu babiri aba babiri ku bana bigenda bikaba ikibazo. No, yabanje urumva umukuru w'igihugu ni bya bindi tuba tuvuga, buriya yatanze umurongo natwe tuzakomerezaho. Yabanje kuvuga umuntu watanze nk'ubuhamya cyangwa postinze avuga ngo natashye ubukwe bw'abantu 3 nyuma y'umwaka bose ndababura. Urabyibuka ko hano twebwe gahunda nuko umuntu usenya mbere y'imyaka 5 tumukorera iki? Tuma facture. Niko bimeze. Nese bitekereza yavuga ati ni mwarimu bari kuvuga navugiye ibintu. Ahubwo buriya nyine ntabwo ubundi twakabanje kumenya ngo kuki basenya. Umukuru w'igihugu yarageze ahantu avuga ati nirihe kosa, ni ikihe cyaha umuntu mubana yagukorera utababarira kibaho se? Ahubwo bavuga ati mwicare murebane mu maso muri babiri. Victime na buru muri babiri. Uwakoze icyaha n'uwo yagikoreye kubiganiraho
ukavuga uti ariko ntuzongere. hari n'akandi kantu nakunze Yego bati cya cyaha waguyemo wakongera yego n'ubundi ukongera ukamusaba ukamusaba imbabazi. ariko wumvise icyakurikiye amaze kuvuga gutyo, noneho abari muri sale babaye nk'ababivugaho cyane, buri wese abwira mugenzi we wumvaga ikintu kimeze nk'urusaku muri sale, nuko bose bagize reaction, buri wese abwira mugenzi we begeranye kuri icyo cya kabiri cy'imbabazi za kabiri. Ubundi ntabwo bamusubije, ariko ngewe nge namusubiza. Nyakubahwa umukuru w'igihugu, abo bantu basenya bataramara n'imyaka 2 ntabwo baba baje kubaka urugo, bafite izindi nyungu ziri materiel, ubukungu, bakurikiye imitungo iri kuri umwe muri bo, bakurikiye kuba bahabwa imyanya kubera ko bahinduye statut, bakurikiye ibintu byinshi, ko benshi iyo hari uza tageta ariyo agahita asaba agatanya, hari n'uza ibyo yashakaga akabibura, hari igihe ujya kubona ukabona umuntu afite imitungo ariko ya bene wabo, iri mu izungura itamwanditse, ukayibona yibamo ariko yanditse ku bavandimwe be, naba succession Karegeya n'urugero. Ukabona umwana wanjye muri succession Karegeya, uturiya muntu afite akantu, kumbe ni ibya Karegeya azagabana na barumuna be n'abakuru be. Wahagera nk'ayo makuru wayabona uti se nazamwe n'iki ndashe hasi. So bibaho. Hari akantu nabonye kuri TikTok ora ni umukobwa wo kuri TikTok uri gukora utuntu tw'amaseri, ariko avuga ukuntu part 1 yavugaga ukuntu umukobwa yagiye gushakana n'umuhungu atagetinga ko bazakora agatanya akamuvanaho ibintu. Umuhungu ngo w'umupilote, ishobora kuba ari inkuru y'ukuri cyangwa ari impimbano. Noneho umukobwa yigira mwiza, ajya gusenga, agira gute ku buryo wa muhungu birangira amubengutse, amushatse amushyira mu rugo. Barubaka, bubatse, umukobwa noneho ko atageta ari kujya bazakore ipasu, atangira gushaka impamvu zazamuhesha agatanya, arazibura. Azibuze akajya azana abakobwa bashuti be bakaba muri urwo rugo. Urabyumva? Ari nko kuba mutega. Kuba mutega, akavuga ngo ujye uza ku meza wambaye gutya, ujye winjira mu cyumba cy'udakomanze iki n'iki. Umugabo ahubwo akaripotinga atari kuri umukobwa wazanye, hari ibyo atari kwitwaramo. Ubwo uwo mukobwa yatubwiye ko part 2 izaza ivuga ngo noneho yazanye murumuna we, ariko murumuna we akina misiyo ya mukuru we, abwira umugabo ko ari mu kazi. Urabyumva? None umugabo akabika ibimenyetso, umuti ugapfa. So icyo bishatse kuvuga ari iki? Nuko hari abantu baza mu ngo batagamije urugo. Icyo ni kimwe. Ziriya mbabazi mukuru w'igihugu yavugaga, ari n'abantu abantu bazumva indirimbo ya Andi Bumuntu. Hari indirimbo yita My Queen cyangwa Mine cyangwa My Queen. Ahantu avuga ngo sinzigera na rimwe ngusaba guhinduka. Mu ndirimbo nunkosereza nzakubabarira, kuko nemereye so kugutetesha, nemerera nyoko kugukunda unconditionally. Urumva ayo magambo? Ese abahanzi ko icyo babereyeho ni ukwigisha society. Sinzigera na rimwe ngusaba guhinduka, nunkosereza nzakubabarira. Agakomeza, to love you unconditionally. Ntacyo ngutegetse. Ni gute twisanze ahantu abantu aza akaba judge, ugategeka umuntu ngo agomba guhinduka. Yahinduka, yakwihindura cyangwa agahindurwa n'ibikorwa byawe, ariko ntabwo wazivuga ibi bireke va kuri ibi finarumaze uzanyirukana no ku kazi. Rero sinzigera na rimwe ngusaba guhinduka. Iryo ni ijambo ryiza.
nunkosereza nzakubara. Abantu baba bari mu ngo zabo barabwiye abo babana ngo nunkosereza nzakubabarira ni bangahe? None umukuru w'igihugu arashaka ngo ubwa mbere ntuzongere, ubwa kabiri nabwo ihangana. Ibyo nabashaka urugo hari sinzi akegeranya kigeze kuvuga abantu bashenye bakiri bato, ariko harimo umukobwa wavuze ngo ngewe naje nshaka urugo nsanga umugabo ushaka umugore. Buri kubyumva? Ngewe nashakaga urugo ariko umugabo wanjye ashaka umugore, kandi umugore hari n'abakodeshwa, ariko urugo ntibishoboka. Urugo ni iki? Twongere tubisubiremo. Ya entreprise sociale, urugo, umugore, umugabo, abana, imiryango ibagaragiye. Buriya guhera mu bukwe b'abantu babuze hariya nirwo rugo. Iyo ushaka umugore ntabwo abantu bagushagara, ahubwo hari n'igihe umushaka mu ibanga. Ariko urugo wereka rubanda, dore mvuye kuri iki cyiciro ngiye muri iki. Umukuru w'igihugu ahantu hanyuma asa n'uvuga ngo uriya muntu yavuze batatu, ariko wasanga ari 30, 5 cyangwa 30 kuzamura. Asoza avuga ngo ubwo n'igihugu kirahaguye. Aha niho ngiye kugaruka. Igihugu cyagwa gute? Nta detail yatanze. One, iyo couple, iyo tuvuze ngo umuryango, urugo ni u Rwanda ruto ni ijuru rito. Ibyo bikunda kuvugwa na première dame. Ariko iyo rusenyutse, kwanza abo babiri ubwo turababuze kuko niba kiri bazima. Nesheke bagiye gutegura ubundi bukwe n'izindi mbaraga n'amafaranga, n'ubundi mwanya bagiye gufata abantu. Ibyo biroroshye, ariko turababuze. Umusaruro batangaga haba mu rugo iwabo, haba mu muryango, haba ku kazi, turapfuye. Nkaho ibyo bidahagije, abana wabishaka utabishaka, umwana wakuriye mu gashyuhe ka se na nyina ntabwo ari kimwe n'uwakuze afite ba se babiri cyangwa ba nyina babiri. Baramucanga. Iyo mvuze ngo ba se babiri ni ukuvuga ngo niba abana bagiye muri gatanya, abana bakajya kuri papa agashaka undi, abo bana bafite ba nyina babiri. Niba abana bagiye kuri nyina agashaka undi mugabo, abo bana bafite ba se babiri cyane. Bafite ugabura, ubanagenga ubuzima bwa buri munsi, ariko bakagira n'uw'amaraso batari kumwe mu mutima, bari connected. Bajya bahura, shanyoko yarananiye, abana banjye se buriya muragira ngo amaganya akabapompamo ibyo bintu. Iyo ufite abo bantu bakubuza nakambite abahigi benshi, uwo mwana mu mutwe we kwicara amenya ngo data ninde, mama ninde, kandi ahanganye n'ubuzima burimo amashuri, burimo kwiteza imbere, burimo gukura mu mutwe. None mu mutwe hakaba hajyamo ayo matiku. Yatangira isomo akibuka ibyo nyina yamubwiye, yatangira gukina football, yabategereje ko bamuha passe agatekereza icyo umugore wa se yamubwiye. Yajya muri dusha atangiye gukaraba agahita atekereza icyo umugabo wa nyina yamubwiye. Umwana twamucanze mu mutwe. Iyo tumucanze mu mutwe muri gatanya 300,000, sibyo? Izo ni izicamo ziba zaciye mu mategeko. Abana bazivukamo turi barebye, tukareba performance zabo mu buzima busanzwe, duhereye no kuri aba bari mu muhanda benshi baturuka muri iyo miryango. Icyo ni igihombo ku gihugu mu myaka 30 iri imbere, kuko nibo bakabaye bazagikorera. Hari icyagabanutse kuri conscience intellectuelle. Iyo niho tubarira igihombo ofete. Iyo miryango itandukana, wa mugani wa Cardinal Kambanda niwe wavuze ngo iyo ababyeyi batandukanye abana baratanyuka. Ntabwo umwana bakoze ubushakashatsi, ubwo turabishinganira bano bantu ba hano haruguru, IRDP baturebere abana bakuriye muri iyo bene iyo miryango uko babaho par rapport y'abakuriye mu miryango mizima. None tumenye ngo igihugu kizakorerwa na bande mu myaka 20 iri imbere. Kuko 20 tuba dusupoza ko umuntu wa 25 barangije kaminuza agomba kujya mu kazi.
ariko arajyamo afite iki? Ni ukuvuga ngo n'uwagerageje agatwaza akajya abona niyo yagira distinction iyo aza kubana na se na nyina ari kuba geni, yari kuba umuhanga ku rwego mpuzamahanga, ariko yakuze arwana n'ibyo bintu. Afite abavandimwe be badahuje se, afite abavandimwe badahuje nyina. Niyo management ubwayo iragoye cyane pe. kuko muri ubwo buzima iyo bakubaniye neza ubibona nk'ikibazo, niyo bakubaniye nabi ubona, ariko naba niyo bakubaniye nabi ukabona ko kiri open, nawe iyo bakubaniye neza uhora wikanakira utari ko tuni bashaka kundangiza izo ntambara urwana nazo. Niyo wazi iminota 30 ku munsi, niyo yabitanu buretse gatoya tuba ari niyo yabitanu 5 ku munsi, 5 ku munsi mu minsi 360, minsi 360 ibyavuyemo amasaha n'amasaha. Mu myaka 5 ngaho bari imyaka 10. Icyo kintu izo ntambara uzihoramo, ariko 5 ku munsi tubare 5 yo gutekereza ku bavandimwe, yo gutekereza kuri nyoko, kuri mukaso no ku mugabo wa nyoko, 5 sibaye 20 ku munsi. Ubwo ku mwaka turakuba 360 ibe iminota magana ngahe 1800, sibyo? Oya twabonye iminota 20, iminota 20 gukuba 360 turabona iminota 7200. twabonye iminota ingahe? Iminota 20 ku munsi. Iminota 20 ku munsi. Ku mwaka ni iki? Ni 7200, sibyo? Si iminota 7200. Ni 6,400. Oya iminota 20 ku munsi mu minsi 360. 360. Si yigeze umwaka se? Ni 7200. 7,200. Iminota 200 ni amasaha ngahe? Ahizi mibare badufashe. Nta masaha 12. Nta masaha 12. 7200 ni amasaha 12. Ni igice cy'umunsi. Ku mwaka wakibuze. Mu myaka 5 ubwo mu myaka 10 watakaje iminsi 5 irarenga. Abyumva? Urumva ibyo izo ntambara ubugiye guhangana nazo. Paswe iyo ababyeyi babana intambara z'umwana nibo bazirwana. Umwana ntategereza intsinzi ya papa cyangwa ya mama, areba ko batsinze, banatsindwa akabyakira. Ariko iyo atarerwa n'ababyeyi bamwibyariye n'intsinzwi ayibazaho. Hafati buriya nuko ntari umwana we, niyo mpamvu atakoze furu, sibyo? Bamwirukana ku ishuri, wajya kwitaba utinze wenda kubera mbuta yaje, agatekereza ati nuko ntari umwana we. Uwo mwana ukuze gutyo uzamusigira igihugu, uvuga uti ni wowe pereseguteri w'umurenge, ni wowe mushinjacyaha. So naho ngaho iyo niyo mpamvu ibyo aho niho tugomba guhera tubyegereza umutima nyine kugira ngo dukumire. Abantu bagomba kubana usibye byajemo violence, ariko ibindi byose abantu bashaka kubyihanganira. Izi senyuka rero akenshi iyo tagetara amafaranga, iyo tagetara imitungo, bone ni ibintu biba biraho. Ariko abandi ikindi cya kabiri nuko turacyafite umuco wuko abafite amakuru meza bayaryamaho. Ku mihanda nta bafite amakuru mabi cyangwa yo kwigurisha, ariko abantu bamaranye imyaka 50 gusubiza hejuru abo barahari ariko ntago tubabona. Hari naho ngera nkatekereza nkavuga ngo buriya tufashe buriya tushatse ama ONG, société civile, za Caritas, zaki cyamije profe, nubwo yo tutayibishyiraho byose, ishize ama initiative ku mirenge. Umuryango ugejeje imyaka 5 bakawiha ihene, babandi basenya bageze kuri 3 kubera ya hene bafata imitsino, nubwo babaha inka. Oya boretse ndacyabaragenda gakeya. Abi10 nibo baha inka, sibyo? Abageze ku 10 bakabaha inka. Byaba kantu kamotiva, kuko umuryango byo tugomba turawushaka byanze bikunze mu nzira zose. Umuntu umuhaye ihene ku myaka umuntu
couple zimaze imyaka 20 zikajya ku murenge zigatonda buri wese buri couple bakayiha inka. Abantu hari ibyo bageraho bagatangira kujya bavuga ati ariko reka tugerageze ugasanga hari ibintu baba bapfa ariko se bidafatika. iyo nka urumva yo hari icyo yafasha motivation gukurura nta masomo abiherekeje. No oya nagusi amasomo yo ariga kwigisha societe bihoraho si ngombwa nta nubwo nabitegeka twebwe natwe tuzakomeza rimwe na rimwe nundi yongera anagemo nunda nagemo rimwe na rimwe n'umukuru w'igihugu aza adutera iyo ngabo mu bitugu amasomo yahoraho ariko hakeneye n'ibikorwa ubwo iyo mvuze niyo wavuga urukwavu burya motivation ntigomba kuba ikintu gihambaye sibyo aba 50 igihugu gishobora kubaha n'imodoka idea cyangwa inzu kugira ngo werekane ko abantu bihanganye kandi umuntu ugira 50 umuntu umarana n'umugore urugo rubaze imyaka 50 ibyo ruba rwarakoreye igihugu rwose niyo nzu niyo modoka ruba rubimerita niyo couple niba yarabyaye 4 ubundi muri ayo maboko abana bayo bahaye igihugu kubaha inzu ni igitangaza ya miliyoni 20. ntabwo tubitekereza ngo tubipange strategically mu myaka runaka. Iyo ufashe umuntu couple imaze imyaka 50 uyikoreye evaluation ukareba ibyo yaba yarakoreye igihugu ariyo modoka niyo nzu ushobora no gufata umwanzuro ngo imodoka n'inzu byose babitware kuko ubwabyo kubara 50 batanze amahoro mu gihugu nta makimbirane. Hari n'ababigiyeho bajya kugera icyo gihe bamaze gushyingira bangana iki. Hari indi miryango yabashibutseho babyaye abana bakorera igihugu babyumva aho bantu kubarukoneza ukabashyira hariya wenda bafite umwana umwe ni nka manager wa banke undi ni komanda wa polisi undi ni padiri undi ni umucuruzi mu Gakinjiro. Abantu bose bakorera igihugu umuntu ufite abo bana kubushyira hari ukamubwira ngo tuguhaye inzu yishimwe hari igitangaza kirimo kukize tutabikora. Donc nicyo rero nicyo abantu benshi ariko urabizi ko Pasteur Desire abivuga ko ari zuhita ubona ko zizashenyuka mu gihe gitoya kurikije uko ariko mwarimu kumenyekana ntago ari ikintu cyoroshye. Ya papa muzakivuga rira jambo ryagerekezwa n'amafoto bakarishyiraho munsi bagatondekamo amafoto y'abagiye batandukana abo tuzi bose ariko bari ntago babaga bagamije ingo ubundi abagamije ingo bafata imitsina abantu umuntu wubaka agamije urugo nta kindi ibintu byose bibiwe ntago suko ubushatse marayika ubuzi ko ari umwana w'umuntu. Nibyo wa mupasiteri nakubwiye wa undi niba ari Mbabazi avuga ngo ntabwo waje mu rugo kuba kingi cyangwa kwini waje mu rugo rw'abantu ni umuntu uturutse iwabo n'undi uturutse iwabo kandi mugomba guhuza mugahurira ahantu hamwe ka kantu ujye ukunda kuvuga ngo uturutse aha ntabwo ari akanyenge nyine duhuriye aha ngaha ntabwo ari akanyenge nyine nsuza umuryango wa frere Padiri Cypriane niwe dusabe Yezu niwe bitwigishije atwigisha isomo rijyanye n'isakramento ryo gushyingirwa avuga ati viwanyu nanjye mvi wacu duhurire iwacu ariko iwacu ntabwo ari iwawe umuhungu cyangwa iwawe umukobwa. Kantu ni keza cyane ndagakunda. Niko yatwigishaga avuga iryo somo ritwigishije mu wa kane muri secondaire nibwo twaritangiraga viwanyu ibyumba nanjye mvi wacu ikibungo duhurire iwacu ibugesera dukora urugo rwacu dukora umuryango wacu. Abantu rero batari muri ayo mahame donc ugomba kumva ngo buri wese afite ibimuziritse cyangwa se kambyite viwanyu wize ubuganga nanjye mvi wacu nizi ndimi duhurire iwacu dukore ducuruze. Ubwo urumva umuritereri n'umuganga bashinze business birasaba ngo buri wese hari ibyo agomba kwigoma cyane sibyo se mushinza tourisme ntimwize bimwe ntimuvuka hamwe ntimunganye imyaka ntimurakara kimwe ntimuberwa kimwe ntimurya kimwe ntimuryoherwa kimwe ariko mutegetswe niba mugamije urugo kuko iyo ugiye ureba ibintu abantu bapfa pe impamvu ziba zirimo nta y'urugo ibirimo
noneho ikiba gikaze niba abana nkunda kuvuga ejo bundi hari umuntu wabinyandikiye arambwira ngo ku kijyanye no gucana inyuma anyibutsa akantu ngo nigeze kuvuga ngo kuki umugore aguca inyuma cyangwa umugabo akaguca inyuma ugahana abana ukirukira gusaba gatanya uhanye b'abana ubaraze kuzarerwa n'utari se cyangwa utari nyina kubera ikosa ry'umwe mu babyeyi babo ababyeyi babo nibo bakagombye gukomeza bakagumana b'abana bakaba preserve bakagumana ya ntuza ya affection parentale ariko kumva ababyeyi banyu ngo bari mu manza ejo kandi umwana uko agenda akura niko agenda baza papa mama mwapfuye iki hari umwana wigeze kubaza nyina muri bisi muri kwasteri yuzuye mwarya mama ngo wanze papa uko kwasteri yose gukwe uko agenda akura ku bushobozi bwe niko agenda byibazaho yarangije kaminuza yagize amahirwe ntibimwafekite ngo atsindwe amasomo ajya kurangiza kaminuza muri projet ze mbere yo gutekereza ibindi icyambere mbere yo kugira ngo ashake akifuza guhuza se na nyina ngo bongere bashakane hari naho byigeze kuba nubwo byongeye bigapfa hari umwana warangije kaminuza abati ngewe ntago nzashaka mwebwe mutongeye kubana barabana nk'imyaka ingahe birakunda urumva iyo tashi ayongeye ku zindi zimutegereje ashaka kuki papa na mama bameze batya yego hari nundi nabwo umwana yarangije kaminuza agiye gushyingirwa nyina ari hariya ku musozi hakurya undi ari ku wundi musozi hakurya avuga ati se nzabaha kado umwe ataha hariya undi atahe hariya umwe ajya kuyifungurira hariya birangira umugore afashe umwanzuro wo gusubira mu rugo na n'ubu uzi imyaka yari amaze yari yararuvuyemo uwo mwana ushyingirwa yiga mu wa kabiri segonderi niba ntibeshye hari hashize nk'imyaka 10 pe 10 aruvuyemo nyina aruvuyemo oya voilà nyina yavuye mu rugo ariko atwara abana abajyana ku wundi mugabo urabyumva ariko ise asigara ku kandi gasozi wa mwana mukuru amaze gukura yashimye wa mugabo wamureze ariko aravuga ngo njyewe mama uyu niwe nzita papa kandi papa ari hariya biba ngombwa ko nyina asubira mu rugo kwa se none ubukwe bubona kuba wa mwana ashima ababyeyi bari kumwe ariko urumva ni imvune cyane kubyongera ku bindi ubutekereza bimufasha umwanya abana bangirikiramaho ni benshi nubwo tubyoroshya abantu baba hano tolerance yagiye igabanuka utuntu ibintu biba byoroheshye abantu bagapfa ngo ntabwo nterera ipasi abantu bagapfa ngo atahatinze abantu nta numwe ndumva abo umuntu ashobora kwihangarira nahazamo amakimbirane ari violent gukomeretsanya gutukana gusuzugurana ariko umuntu akubwira ngo none ngo atashye saa 2 akagusagatanya bataha bukeye ngo yaje bamuteruye icyo yaje arwana se nishwe yahashye se yego none zugu ibindi so urumva rero ni ikibazo ariko bisaba guhozaho nta tuzakomeza nta kundi tuzakomeza ubwo hari akandi kagero ntatanze nabaye nk'ukibagirwa nari naje nateguye andi bumuntu ariko nizo ngero zindi ziraho abasubirana n'ibintu hari n'abagize gatanya ngomba kuzasura babonye gatanya yo mu mategeko urabyumva uzi ko urubanza rwa gatanya rukurikirwa na civil yo kugabana imitungo noneho urwo kugabana imitungo ruratinda uko rutinda abantu birangira basubiranye kuri initiative y'umucamanza muri ya gahunda y'ubuhuza niyo mpamvu nakubwira ngo nzajya kubasura ntabwo bari kure cyane nuvuga ngo bageze mu byo kugabana imitungo birazurungutana babamo no kujira no kujurira ariko umucamanza agize avuga ariko ubundi mwapfuye iki gifatika afata umwe amujyana hariya usanga nta mafuti afata undi ati nta mafuti arabahuza ati ubu mwasubirana tibitwaye iki se barasubirana ubwo habakurikiyeho procedure ngiye mu mategeko kandi ntayazi habasigaye procedure yo gutesha agaciro rwa rubanza rwabahaye gatanya ntago basezerana bwa kabiri ngira ngo ahubwo ni ukuvuga ngo ni ugutesha agaciro rwa rubanza ibyo rero twakabaye tugira ama experience nkayo
mazima buri kajya kumva n'aba bahungu bakora ibyegeranyo ahubwo nzemerana n'abishyura ahubwo aba bahungu ariko ukunda kubagarukaho oya aba bahungu bakora ibyegeranyo nzemera mbishyure badukorere ngo dore ibyamamare birengeje imyaka 30 bibana apana kutwereka ngo dore ibyamamare bitarengeje umwaka bibana ngo amezi ngo abiri da oya vrema oya habe ku rwego rw'isi habe kuki batubwiye abantu barambanye kandi muri Google byashobokanye nuko ntafite nge nifite style gusesengura ntashobora gukora documentaire ariko kuri Google wabibona abantu bakomeye bamaranye imyaka myinshi nabo bashakanye noneho warangiza ukazaza ukatwereka no mu Rwanda ese tuzahora mu byo ngo dore ntabwo nizo nyigisho ko nabyo abantu babigisha kuko iyo ugiye kuri kamera ukajya kuri mikoro ugahitamo ingingo uraganiraho wakabaye uhitamo ukagera ukashyiramo n'izo ngingo ziba zifite icyo zazamuraho ku myumvire ya sosiyete yego nk'ubu ariko sindaba mbyishe cyane ariko dufite abantu bagiye babaho bihangana abo babana bitwa ba Emile Zola no mwanditsi w'umufaransa abitwa nka se wa Fidel Castro ngira ngo ari abantu benshi bafite amateka y'uburyo babayeho muri ubwo buzima bwo kwihangana kugira ugasanga umuntu koko yari inkuki ariko ukabona uwo babana barakomeza imyaka 40 50 60 nabyo byatanga amasomo abantu bakamenya niki kibategereje ariko mu byonnyi harimo za bridal shower ko bridal shower nta hanwe nubwo ntarayijyamo nta namwe babwira umugeni ngo umugabo nagira atya uzace bugufi reka dahaguruka uzahaguruke ko bababwira se bababwira uburenganzira bw'umugore kandi uburenganzira ntabwo ari concept nyafrika ubyumva ntabwo ari concept nyafrika nabiri umukuru w'igihugu yavugaga ukuvuga ngo uzasaba imbabazi uzamubwira ntuzongere ubijyanye muri droit de l'homme gatanye ubundi zimacinga na droit de l'homme ariko dukeneye ingo zubatse ku muco nyarwanda ubwo burenganzira butaraza byari bimeze bite ese ubundi umuntu icyo twita ngo uburenganzira bw'umuntu bubangamiwe nyir'ubwite atabyumva kuki tuza kububwibutsa ngo uburenganzira bwawe bwabangamiwe kandi we yumva nta kibazo turimo turavuga ngo umugore ngo atwaza umugabo isuka ngo umugabo agahita ajya mu kabari niba umugore yarabyakiriye bite bitwaye iki kuki tuza kumubwira ngo iyo suka yimurekere ni nk'uko umugabo mu gitondo umugabo w'umunyafurika umuhinzi saa 11 niwe ubyuka akajya gutangira ikivi nagatangirira n'umugore nyine ikivi cyose umugore agasigara yegeranya impamba abana bajya ku ishuri ihene izirikwa urabyumva n'umwana ahetse ku mugongo akaza asanga umugabo amayogi ya mbere abiri kuri buri ku kivi cyose yayatangiye kubera iki uwo mugabo ntabwo arekara mu burenganzira bwe ngo nahinze hanini kurusha umugore ariko umugore nawe ubwe bwabungabunzwe kuko hahandi hatangira ikivi haravuna uhahinga witambitse urabyumva ibyo niba ari marque de pose yacu kuki tutayiha agaciro umugore sa numva ko kumva niba umugabo ari we wazirutse agatangira ikivi hanyuma isaha yo gutaha yagera umugore akazana ya mpamba isaha yo gutaha yagera umugore akegeranya imbagara akaziturana ya hene agafatana ya masuka abiri ahetse n'umwana umugabo agahita ajya ku kabari ibyo kuki tubona umugabo agiye ku kabari tutarebye wa wundi wazindutse twe twabonye wagiye mu kabari ntitwabonye wazindutse ajya gutangira iki birasaba ko tugaruka muri made in Rwanda concept z'imvamahanga tukazigira kuko ibyo bintu dore akantu uranyibukije nako ntabwo unyibukije akantu nari nibagiwe hari n'umuntu wansabye ko tuzakorana ikiganiro akantu nari nibagiwe kajyanye n'iyi ngingo nuko uko tujya tuzana imico mvamahanga ibintu bizadukomerana mu Bufaransa wirangara ko kintu ngiye kuvuga umanza utakizi ntago nyizi mu Bufaransa bamaze gutora itegeko ko
imibonano mpuzabitsina mu rugo itari itegeko. Rero turacyarwanya na gatanya. Noneho icyo ni cyiza cyo tuzagikizwa n'iki rero, ngo imibonano mpuzabitsina mu rugo rw'abashakanye ntabwo ari kamara. Uzi icyo bishatse kuvuga icyo? Yishwe. Harimo bwa burenganzira burenze, harimo no gusenya umuryango. Wimagine ngo couple abantu basezeranye 50,000, sibyo? 20 muri byo ntago bakora imibonano mpuzabitsina mu rugo. Bisobanuye iki? Nta bana, ntacyo bazamurira igihugu. Bazasaza nk'igitebo gisaza gisozoka. Wabyumvise? Iyo ni communauté ishobora kuba, communauté française ishobora kuba yo kubera uburenganzira aho bugeze, bafite na za technique zo kuba babona abana hatabayeho imibonano mpuzabitsina. Ariko ejo tubizane muri Afurika, twebwe nta technology dufite yaguha umwana utakoze imibonano mpuzabitsina. Bivuze ngo kutayikora egari kutabyara cyane. Nitubizana muri kutabyara egari igihugu kura. Yego. Kandi Afurika mu kintu yibitseho no kugira amaboko urubyiruko. So urumva ibyo nitubiterura, ndimo ndabivuga ko iyi topic ntabwo itandukanye niyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo turimo turavuga iby'umuryango kugira ngo urame, tukareba n'ibyonyi byayo nayo imaze kukubwira bridal shower na droit de l'homme, no guterura iby'imahanga hatabaye ukumira. Iryo tegeko rikarenga Mediterane, Afurika muyibagirwe nyuma yacu. Afurika itabyara, noneho twariraga mu myotsi, noneho amazi azarenga inkombe. Mwumva? Yego. Kubera ko dufitemo communauté yicara iterura iby'ahandi. Uzi umuntu ubwira, hari umugore yigeze kubwira nyina ukwe ngo ni 50-50 mukecuru. Ubwo yamubwiraga, kandi yabwiraga mukecuru kunzu, uwo mukecuru yahaye umuhungu we. Umuhungu akora ubukwe, nyina yamuhaye inzu. Urabyumva? Yego. Amuhaye inzu, ubwo dofisi ko basezeranye ivangamutungo iya bombi. Iy'abana. Noneho wa mukecuru niba araje gusoroma nk'igihaza cyangwa igisusa, umugore arabamba. Ati ni gutunzenderera mu byanjye nta burenganzira wahawe. Ati ni ibyanjye n'umugabo mukecuru, ati ni 50-50. Mukecuru hanyuma se ni 50-50 mu byanjye kuko inzu yari ya mukecuru. Babyumva? Ibyo rero ni ibintu tugenda duterura. Urundi turabizi ko ari ibyawe, ariko ni ngombwa kubibwira nyoko bukwe. Ishwe. Bumvise ukuntu bahagarara nk'ibere. Birumvikana mu nyandiko ni ibyawe, ariko ni ngombwa kubibwira uwo biturukaho. Nyamwanga yanze n'uwamuhaye. Nuko bitangira. Ubundi umugore avugira nyirabukwe akabinura muhini gutyo nkande. Gute? Ni gute twisanze abantu? Ni bya bindi baganira muri bridal shower. Bakabigisha guharanira uburenganzira bwabo. Kandi hari igihe nari maze kubivuga, hari igihe wemera ukunama uburenganzira bwawe ukabuburaho igice cyangwa agace pa bwose, cyangwa ukazabuharanira witonze, ariko ubu ubushatse uko bwanditse ukisenyera. Urugura rubura. Iyo ushatse uko bwanditse urubura. Ntabwo rero ntabwo twabyukiye mu ngo z'uburenganzira pe. Sinavuze ngo buveho, ariko abantu niba biganira tubanze umuco, kuko umuco niwe uturemye mbere yuko izo nyandiko zitwa uburenganzira bwa muntu ziza. So ni nacyo muri kuzisenya, nuko nibyo byanditse. Ubundi urugo rwatangirwaga kugarizwa n'amakimbirane cyangwa tendance yo gusenya itagiye kuza, umuryango ugaterana. Cyokora n'itegeko dufite rishyashya rirabiteganya ko habanza inama y'umuryango agakiraho. Ariko byinshi ntabwo tubikora kubera iki? Umuntu araza ahagaze gutya ngo mpagaze mu burenganzira bwanjye. Uburenganzira bwawe se ukiyibagiza ubw'abana. Uricara wegeranya ingingo zikurengera ngo ubone gatanya, ariko ntabwo uri gushaka izirengera umwana wabyaye muri urwo rugo. Aha niho duhamagarira karado na zahaguruka gushaka abavoka b'abana cyane muri gatanya.
gatanya yose ingingo irengera abana ize mbere bavuga ngo abana gute ariko ngahe nk'uko tuba tuvugira umuryango tuvugira urugo ntabwo byari ibyo ako ko mu Faransa yo nkasigada kuko sizi kosa nakoze ikosa ryo kutakandika ariko nakibutse kuko hari n'umuntu wahise abimpa arabimbwira ati dore ibi bintu aho bigeze kandi ntabwo birenze imyaka 5 bitambutse Mediterane bitageze muri Afrika. Imana biturinde ibyo bintu pe. Turacyahanganye n'ibya droit de l'homme ubwo hagiye kuzaho n'ibyo ngibyo. Dofisi turaba tubuza umuryango. Ariko ngiye nagira abantu inama. Ubundi muri Afrika urushako egare urubyaro. Abantu baba bashyingirwa batagamije kubyara muri Afrika ntago barenga 2%. Nuvuga rero kandi ntago wabyara nta mibonano yabaye. So nukuraho imibonano afazaru vaneho urushako. Si ubundi baba bagiye kumara iki? Kurwana guso. Sabirwa barwana. Aya byahagarara. Bije muri Afrika ubwo lobbying yaba ari yo kuvuga ngo ni mubireke. Cyangwa se bikaba muri consent form. Ukavuga ngo tusezeranye ABCD nayo irimo. Cyangwa se yo irimo igice simbizi ukuntu babigira ariko uvuga ngo ntirimo kujya ntabwo ari couple ziba bimaze iki no guta umwanya baba badutesha umwanya kujya twigwa tuhagaze inyuma nta mwana bateganya bagatangira urugo ntabwo no kubyara bafite nta wabujyamo donc nicyo kibazo amamaza tutahe. Yego Premium Construction Group ni abaenjeniyeri beza cyane b'abahanga bakiri bato, mbese mubagane babakorera ibintu byiza. Iyo ufite ubutaka utari wamenya neza icyo ubwo butaka bwawe wabukoresha, inzu wabushyiramo, ese ubutaka bwawe bwagenewe iki, wegera Premium Construction Group ikagufasha. Mbese bafite amashansiye meza, ngiye naranayasuye afite isuku, bakorera ahantu hakeye cyane. Ariyo ku Muyumbu narayisuye, ari ya Gahanga nayo narayisuye. Nta mashansiye meza afite isuku kandi bafite nandi menshi agiye atandukanye, nuko umwanya bari muke ngo naho ngende mpareba uko bimeze. Ariko na abantu babahanga cyane, mubahamagare kuri 07 8 4257 cyangwa 07 8 50 0785 Nundi se sibyo nari nkomeye. Bavuze 0785. Okay. Ni 0785 Yego. 846. Yego. Uzajya uvuga 0785. Yego. 0785 846. Yego. Okay. Hanyuma turi kugenda twegera iminsi yo kujya mu gisope. Nubundi hano ndangaye ndi kureba andi mafoto yuko weekend yari imeze kuri Vista Kigali. Gose muri Vista Kigali muri weekend hari hameze neza cyane. Ibintu byari byiza muri Vista Kigali. Ni hano ku kizunguruko cyo kwa Nayinzira, iyo hageze utangira kuba connect na Vista. Vista Kigali urayumva, utangira kuyumva ku mpumuro, mu bitekerezo ahantu hose uri kuyumva. Yego. Muri Vista Kigali iyo ugezemo rwose uhita userukira muri jardin nziza, ukabanza ukumva akayaga, ukabona amasare meza y'inama, inama z'ubukwe, iz'ibimina, inama ntoya cyane. Mbese bafite amasare meza, bakagira ama screen meza cyane yo kureberaho match, bakagira biari, by'umwihariko bakagira igikoni cyiza. Mana yanjye nicyo kigukurura ukiri ku muhanda. Iyo ukiva mu gikoni uhita ujya mu ibyumba byiza bifite saro, ibyumba bifite akabaraza. Mbese uva muri saro ujya mu cyumba, ukava mu cyumba ukajya ku kabaraza. Urumva ni ibintu byiza cyane. Muri Vista Kigali mu bahamagare kuri 07 5 40 80 Yego. Nibyo ngibyo rero, reka tubashimire mwebwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu kuri KOP byo nakagaruka.